Sheri bite bya? Ni sawa. Urabyutse? Meze ute? Meze neza. Njya kuzana akaje umaze. Asubwe ni wayi utambajije. Ese ngubashije nabi. Aje niba yimani ute. Nshobora kwikuzana ariko utayishaka. Ushaka ubera gusa. Uryoherwe. Alô? Ama? Boas. Evet. Natwe turavuga nta kibazo. Oya. Sekte. Sifa kuri telefone tawe. Sawa, c'est téléphone mutwe. Aho kucisigaye wumva ndabwiye kuva kuri telefone tuvugana. Telefone mutwe kibaye nkavugana n'umuntu. Uko umugore uba muzima mu mutwe ugira ikintu ubura amaguru yose abuze. Ndavuze ko jonje telefone yawe. Ako nani so bigiye zo guteretana nicaye. Asenda turitanya n'umamagara. Abo bagabo bawe batinyuka bakaguhamagara nicaye aha nawe rega nari se. Okay. Morning, daughter. Buri munsi nitongana ryamye muhora mutongana bizabageza kuki Sinyo Urageza n'ibikomeye nkwereje iyo nguyu sinzi byihora byishuma. Ako ninjye w'imyose. Somba bivana weekend itagira ngo nereke nuko nigira kumbe muhora mutongana none ko mudafitiye decision why Bite se ubyutse cyane. Ntabyo biti izindi urugendo zira guhera ndi umwana kugeza n'ubu narwo mushaka no kwibagahenge mu bwe ngo basi ibintu tubirekere. Erega mwana wanjye ntabwo ngiye umunyamahane sinangira amahane ariko nyokuri yagira amafuti agira amafuti utamara kuki udahari se datongana none se tutabona ari jyewe n'umunyamahane iyo muri kumwe muba muri gushondana mutongana ese n'ibihe muri kunyigisha kuko oya reka tubinwabe ahubwo nyibwire nawe by'ukuri akarabyo Manzi my promise ko ngeze indoto zitazongera muri iyi nzu. ntabwo nzongera Kuko ibintu byarangiranye. ntabwo nzongera umukobwa mwiza nkawishima ariko se ubundi ko duheruka gushopinga uyu munsi mujyane gushopinga uyu munsi tujya gushopinga Kumbeshya. njyamubeshya Kumbeshya. njyamubeshya se Ariko turajyana na mami. nta kibazo cyangwa se ushobora no tujyane cyangwa urajyana na mama Mubwire none hari agasakoshi nabonye. Dadikara agasakoshi tugiye kukareba. Shobora urapudate shaka ibintu nk'ibyo Oya, ejo nakabonye kuri Instagram ndavuga ati kama gasakoshi mu kangwe. Okay. Nta kibazo. None ngiye kwitegura. Kwitegura ubajwe mu kaje. Mbajise.
Kaka tuwanye na cheers. Swakaje. Zo kurakara. Oya, sinakwijeje ko nazongera. Sibyo. Kandi nawe ukonyesheje ugomba kuba umwana mwiza. Sidazina ngo umwana mwiza ngende kwiga. Uri umwana mwiza nyine. Akunda shaka gukomeza ukaba umwana mwiza. Subise ko ubundi ngiye nta cyatuma nawe umwana mwiza. Okay. Naje ibaze ko uyu munsi na class yari akwaniye mu rugo ko mwabonanye ibyo munsi. Ariko nanjye misembemberera kujya kugurira kagisha kwishura. Right? Oya nuko nyine ariko kantu kari contracting none ahanga ariko nyine n'ibindi iyo wemewe mu byo gushopinga arafata icyo ugeze njana. It's okay. Wa dadni wavukunda. Umva ngiye kanje kwitegura. Kambwire na mami tujyane. None so wetse tukajyana cyangwa ukajyana mami wawe. Mami! So abantu ba hano bo kuko ubu bagiye he? Hano manabuze umuntu yakira bimeze bite twihanganira twari turi kwakira abandi bantu barahera wampa akantu gasinyweshe harya mwanywa gudukonje oya dushyushye none se serivisi yanyu rwose nimbi komande nabahaye igeze hego kumandira buri minota 5 yose oya irabihagije kamubarize muco mukuru bo baza basi nana itari kumanuka natinze ko kambazanira agasenda kazana Hello. Hello, sweetie. Oui, Kamani. Meze neza. Sha meze neza n'usundi kwatinze urihe usukuru byanyishe. Sara akazi kambanye kenshi ariko ndenda kubashyikira umusozi. Gusanira no kujya mbonera umwanya iteka ryose aba ari akazi. Oh my god. Sara uyu munsi ndabikosora. None nanjye gufunga akazi natinze kumureba. Sha banguka pe ndawukumbiye. Bangombe cyane. Cyane. Ndaje babinyereka. Yeah, I love you. I love you too. Welcome. Konirungu byanyishe kandari.
ko atabitwara abantu batazi no kwandura ese ndanavuga kabona apeti ariko murakoze Wow. Karibu. Next kumbeshya iyi nshuro imbeshya ntabwo ari kumwe Mazutese. Isa karibu. Ibi byishiri ntacyo. Kuba ndi kumwe n'ababyeyi gusa. Sherisi. Sherisi ntabwo kwita. Ushaka kenshi na kenshi aba ari mu kazi ari busy. Hafi uyu munsi none aranumbuye. Umunsi naje. Waje. Akomeze neza. asuma nanjye koko nzigire umugabo agiye kunsaza anyirukansa ku musozi kumbwira nabi kuncunaguza gutaha amajoro bukeye ubu koko nzabigenze ndumva igisubizo nta kindi ikanze mpamagare wa muntu wandangiye wa mupfu ubundi ahandangira ngeyo kuko ndabona nta yandi maherezo nakwiruka ku musozi Akomeze neza. Urananiwe umeze nk'umuntu nyine unaniwe uvuye mu kazi. Kari kabaye kenshi. Yego. Ndiko umeze uko nyine ritayadi pe. Nuko yitaza nyine kukurakarira. Ako kazi bari kenshi. Gusa ubwo uzambara umwanya ryari. Umwanya nzawukubonera. Vuba cyane. Dufite umwanya turi kumwe tukaganira tugasohoka. Ndumva uyu munsi nagukunze. Kuko uyu munsi gatatu nyine uyu munsi ubwo byarushirijeho. Utandukanye n'indi minsi yose. Uyu munsi wamunsi cyane. Nyine uyu munsi byarushije indi minsi yose. Nkurikize. Ndashaka amazi. Yego. Subiye kwimisha amazi. Hari ibyo nshaka. Okay, nabona kandi icyo ushaka. Gukora ku hano amakuru ushyize umeze neza shamva noneho pe byandenze mana yanjye umugabo arananiye neza 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 ntabwo nageze numva byanze pe
arambwira nyine nanga kukumva ariko ubu noneho numva nshaka kumvira inama zawe pe. Shamva ufite umwanya se ngunyane kwa wa mupfumu? Numva nshaka kujyayo, umugabo aranzengereje pe. Umva sawa nyine ubwo gahunda niyo sashaka zaza tujyeyo. icyo umugabo ashaka wowe kutizaniye se njye mu kanya ndi kunywa kofi kugira ngo nasinzira nta kintu mba nshaka usibye wowe gusa bayinyweye ntaraza nitwa umunsi wagira ngo iki hano hantu bari irungu ni njye mwana njye nyine muri urugo bafite irungu nyine muri make gusa ko ngiye kuzagutwara bizagenda bite hazasigara nabo baziyakire ikibazo urugo rw'ufite muri gahunda cyangwa kugira ngo mvire numva iyo nirebye mbona nkujije itera imishya ku mutima gatera imbere biri ku mubiri iyo bitamo noneho bahitamo iki ndi kumva nshaka gukoresha inzanage inzanabibondo ndi kumva nshaka gukoresha inzanage inzanabibondo ubundi se mwana Shirafu ahangaha ndagufite ndabona ufite kabisa ufite tu ariko reka kubwire kuri biyari kugira ngo nsinde byagusaba yala wari ugiye kunyinjiriza se ikintu hasi ubundi Shirafu shaho mwana ibintu by'iwanjye byasaze ese ka ibintu by'iwanjye sigaye ari hasi hejuru mbona wanezera ashyukwisha babyita gushyukwisha mbona waneze tukagira abadukomoka irukirya nonaha haracyari kare siko nkiri kwiga ubuzi ntabwo ndasoza university ibyo biroroshye bishatse kumbwira ko njye washaka nkiri kwiga byonyine na papa wanjye ntabwo yabyemera nta musaza bagendera kandi ngabanye n'umusaza papa nyine umusaza databuka utangiye bangura umusaza nze kumubwira ko bavuze kugura umusaza yego databuka wari umusaza kandi se mba mbona nkazi kandi iyo na mesaje mama yandikiye akora umeze neza akugira umbonera umwanya pe ubura ngo uri muri bizinesi ngo wagiye ngo kureba amagaraje ari hariya wagiye kureba abakozi nzi ko uryamburira umwanya akazi karagutwara ngaho wagiye gukoresha imodoka byagenze gutya ibyo bintu akazi karakambere niko gatunga abantu nta kambere gushaka utambonera umwanya uzambonera rye wabona n'impamvu naho ndagukunda uyanjye ntabwo mukundira amafaranga sure arayimaso z'umuntu ubona kugutsinda biri mu ngore wandoze se urumva rero Shirafu iyo dukina tunaganira kuko buriya n'impamvu nakubwiye ngo tuze hano ariko ushobora kuba ufite ikibazo kiri seriye
uratezwa n'icyo gakobwa we neza mubyeyi nawe mu mahoro ko uratezwa n'iki nyine namushakaga ushaka iki